uyu munsi jyewe namwe dushobora kwemeranya tutiriwe tujya impaka ko twebwe abantu bo mu kinyejana cya 21 dufite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi icyarimwe kurusha abasogokuruza bacu. Ubwonko bwacu bukoreshwa akazi kenshi kurusha ubw'abantu babaye hano mbere yacu. Ikoranabuhanga mu itumanaho rikwirakwiza amakuru ku muvuduko utarigeze kubaho mbere. Amakuru atugeraho aho turi hose kandi igihe icyo ari cyo cyose, bitanyuze no mu bushakashatsi, ahubwo bikanyura mu kwitegereza wowe ubwawe ushobora kwikorera. Mu bantu 10 bahuriye ahantu hamwe, nibura 7 bamara igihe kinini barimo kureba no kwandika kuri telefoni zabo zigendanwa. Ibi ngibi ntabwo byagaragajwe n'ubushakashatsi ubwo ari bwo bwose. Aho turi hose tuba twifiteho ibikoresho biduhuza n'abantu benshi, abo tuzi n'abo tutazi, ndetse biduhuza n'abatuye umubumbe wose. Izi telefoni zigendanwa zigezweho zitwitaho cyane, aho ziduha amakuru buri kanya, ariko birasa naho nazo zihora zikeneye ko ba nyirazo bazitaho bakazerekezaho ibitekerezo mu buryo buhoraho. Iyo urimo kuganira n'umuntu, telefoni yawe igasona, ntabwo icyo kiganiro cyanyu kikubuza kuyikura mu mufuko ngo uyirebeho cyangwa se ngo unayitabe, maze ikiganiro cyanyu kize gukomeza nyuma. Kuba waganiraga n'umuntu, ibitekerezo byawe byose byerekeye ku kiganiro murimo kugirana, hanyuma telefoni yawe igasona, ugategekwa kwimura ibitekerezo byawe ukabikura ku kiganiro ukabishyira kuri telefoni, ntabwo ari ibintu biba gutyo gusa ngo ubwonko bwawe bugume uko bwari bumeze. Byanze bikunze hari ikintu gihita kibubaho kandi kitari cyiza. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Guhora tubona amakuru buri kanya avuye hirya no hino mu isi, ndetse natwe tugahorana ubushake n'ubushobozi bwo kuyatangaza, ni ibintu byiza cyane. Ariko bifite ingaruka ku kazi kacu, birumvikana. Ariko cyane cyane bifite ingaruka ku mubiri wacu. Imibereho nk'iyi ni isoko ikomeye cyane y'umunaniro w'ubwonko bwacu. Ubushakashatsi bugamije gupima ingaruka zituruka ku kuba dufite ikoranabuhanga riduha amakuru buri mwanya bwatangiye kugaragaza ingaruka z'ubuzima bworoshye gutya. Hatangiye gushakishwa ibisubizo by'uburyo twabaho muri iyi si nziza, aho tubona amakuru dushaka yose ahavuye hose mu isi igihe tubishakiye cyose, ariko ntibigire ingaruka ku bwonko bwacu busa n'ubutegetswe gukorera icyarimwe imirimo myinshi. Ku isi yose umubare w'abantu bakoresha internet wavuye kuri 413 mu mwaka w'2000 bagera kuri 4,300,000 mu 2020. Ibi bivuze ko mu bantu 10 muri iyi si abagera kuri 6 baba bakoresha internet igihe icyo ari cyo cyose. Kuva mu 2011 buri munsi mu isi hari abantu 640 bajya kuri internet ku nshuro ya mbere mu buzima bwabo. Abangaba ntabwo baba bazi ko binjiye mu yindi si nshya igiye guhindura ubuzima bwabo burundu. Buri munsi abantu bohererezanya ubutumwa bwo kuri internet bwa email 336,400,000. Nabisomye ku rubuga rw'impuguke mu ikoranabuhanga mu itumanaho rwitwa TechJury. Email 336,000 buri munsi, kandi jewe namwe tuzi neza ko ubutumwa bwinshi dusoma cyangwa se twandikirana atari ubwo kuri email, ahubwo nubwo ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp. Kubera ko mu gusoma no kwandika ibintu kuri WhatsApp utajya wumva byaguteye umunaniro, ntabwo wahita wumva uburyo amakuru anyuzwa mu byuma by'ikoranabuhanga bikwirakwiza amakuru n'ubutumwa ananiza ubwonko bw'abantu, ndetse agatuma bukora akazi gakubye inshuro nyinshi ako bwakoraga iri koranabuhanga ritaraza. Uyu munsi amakuru abantu bakora mu minsi 2 aruta ayo bakoze mu myaka miliyoni 2 ishize. Bivuze ko inkuru zo gusetsa zoherezwa ku mbuga nkoranyambaga, kongeraho amafoto anyuzwa kuri WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga, email n'ubutumwa bwose abantu bohererezanya, ndetse n'ibindi byinshi binyuzwa mu ikoranabuhanga, uramutse ubyegeranije mu isi yose mu munsi umwe, bingana n'amabaruwa na za fax n'ubundi butumwa n'amakuru yose abatuye isi bakoze mu myaka miliyoni 1 ishize. Amakuru akorwa mu isi ni menshi ku buryo no gutekereza ingano yayo byonyine bishobora kukunaniza mu mutwe. Kugira ngo ubigireho igitekerezo, biradusaba gufata aya makuru tukayahindura mu bindi bintu twese tuzi. Nk'urugero, isomero ry'igihugu ry'Ubufaransa riri mu masomero manini yo mu isi, ririmo ibitabo miliyoni 14. Buri segonda kuri internet haba handitswe hanahererekanijwe ubutumwa bungana nka bibliothèque cyangwa se amasomero y'Ubufaransa 2. Ni amakuru n'ubutumwa bingana n'ibitabo miliyoni 28. Ibi ngibi bishatse wanabirebera kuri telefoni yawe.
ni inshuro zingahe ugerageza gusiba amafoto n'amavideo yo kuri WhatsApp kubera ko telefone yawe igiye kuzura? Mu isi yose buri mwaka kuri internet hashyirwaho amakuru angana n'aya masomero miliyoni 63. Madame Gloria Mark ni umwarimu w'ikoranabuhanga rigezweho muri kaminuza ya California. Abantu benshi baremye ku buryo mu mibereho yabo buri gikorwa kigira umwanya wacyo. Gusa turimo kuba mu gihe cy'ikoranabuhanga aho usanga dusabwa gukorera ibintu byinshi icyarimwe. Uyu munsi usanga abantu benshi bafite ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga ku buryo buri kanya baba bahindura ibyo bakoraga bakajya ku bindi, ariko nyuma bakaza kugaruka ku byo bakoraga. Mu by'ukuri ubuzima bw'umuntu ntabwo bufite ubushobozi bwo gukora imirimo ibiri itandukanye icyarimwe. Ushobora kwambuka umuhanda urimo no guhekenya shikarete. Ibyo nta kigoye kirimo kubera ko guhekenya shikarete ntabwo bigusaba kubitekerezaho. Ariko ikibazo ni uko uyu munsi hari abantu bakora imirimo ikoreshwa mudasobwa, bakaba banafite telefone igendanwa ku ruhande. Mudasobwa na telefone byose ni ibikoresho bikora akazi ko gukora no kohereza no kwakira amakuru n'ubutumwa bivuye cyangwa se bijya imihanda yose mu isi. Niyo mpamvu kano kanya ushobora kuba urimo kuvugana n'abantu kuri WhatsApp, ibyo ukabikora mu bihe urimo no kwandika email y'akazi, ariko ku ruhande hari telefone idahagarika gusona kubera ubutumwa abantu barimo kohereza, kandi ibyo byose ukagira icyo bikoraho urimo no kumva iki kiganiro. Tubaho ubuzima busa n'ubuvuguruzanya, aho ibikoresho by'ikoranabuhanga byashyizweho kugira ngo bitworohereze ubuzima bisa naho bibudukomereza. Ni gute twisanze aha hantu? Uyu munsi mu isi habarwa umukozi umwe kuri 2 udafite uburenganzira bwo kuzimya telefone cyangwa se kuva kuri internet mu masaha y'ijoro, kubera ko byakwica akazi, kandi mu isi y'akazi bisa naho nta bundi buryo buhari butari ugukora uko nyine. Impamvu ya mbere ni uko dufite ibyo bikoresho nyine. Iya kabiri, ibi ni ibikoresho byakorewe ako kazi nyine kandi twebwe tubikoresha. Bitewe n'uko iri koranabuhanga risa nka kimwe mu bigize ubuzima bwacu, nta mahitamo dufite usibye kwiga kuricunga. Hari umushakashatsi akaba n'umwanditsi w'igitabo La survie dans la société numérique witwa Thierry Venin, uvuga ko mu bihugu by'Uburayi abakozi bo mu biro 12% bafite ibyago byo gukora ibyitwa burnout. Burnout ni ukunanirwa k'ubwonko bitewe no kubukoresha cyane. Ariko abantu bafite ubushobozi bwo gusesengura ubwoko bw'uwo munaniro. Umwarimu w'ikoranabuhanga rigezweho muri kaminuza ya California, Madame Gloria Mark, mu bushakashatsi bwe yitaye ku mikoranire hagati y'abantu na za mudasobwa. Amaze imyaka 20 akora ubushakashatsi ku buryo ukwiyongera kw'ikoranabuhanga risakaza amakuru bihindura imikorere y'ubwonko bwacu. Atangira ubushakashatsi bwe yabazaga abantu ibibazo bakamubwira uburyo hari email cyangwa se ubutumwa bumwe kuri WhatsApp ushobora kwakira uri mu kazi mu gitondo bukaba bwakwangiriza umunsi wose tutarebye ibibera mu bwonko bwawe imbere. Yashatse ikigo kimwemerera gufunga email n'ubundi buryo bwo kwakira no kohereza ubutumwa binyuze kuri internet ku bakozi b'icyo kigo mu gihe cy'icyumweru cyose. Byamufashe imyaka 6 kugira ngo abone ikigo kimwemerera ibi ngibi. Ni ikigo gishamikiye ku gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Boston, cyashakaga kureba ingaruka ubutumwa twakira mu byuma by'ikoranabuhanga bushobora kugira ku bakozi. Madame Mark yambitse umusekreteri cyangwa se umunyamabanga wo muri icyo kigo ibyuma bipima umuvuduko w'umutima n'amaraso, bikazajya bipima ingano yo guhangayika ndetse n'ingano y'umunabi ku bantu bazajya baza kuvugisha uwo munyamabanga mu biro bye. Madame Mark yashakaga kujya abona imikorere y'umubiri mu birebana n'umunaniro w'abakozi bo muri icyo kigo mu gihe batagifite uburyo bwo kwakira za email n'ubundi butumwa buturutse imihanda yose. Mu gusesengura ibyavuye muri ubu bushakashatsi nyuma na mbere y'iminsi 3 barahagaritse uburyo bwo kwakira amakuru n'ubutumwa bunyuzwa mu byuma by'ikoranabuhanga, Madame Mark yabonye ukwiyongera k'urugwiro no gusabana hagati y'abakozi muri icyo kigo nyuma yuko batagifite internet ibaho iruhande. Yese yanzura ko email n'ubundi butumwa dusoma kuri internet ariyo soko ya mbere y'umunaniro mu kazi ku bantu bakorera mu biro ndetse no kugabanuka k'urugwiro ku bantu bakora hamwe cyangwa se baba hamwe. Mu 2004 nabwo yari yakoze ubundi bushakashatsi bugamije kureba ngo ese umuntu ukorera mu biro akoresha mudasobwa amara iminota ingahe arimo kureba kuri mudasobwa ari mu kazi nta kindi kintu kimurangaje.
Iki gihe basanze impuzandengo y'igihe abantu bamara bareba muri mudasobwa bashyize ibitekerezo byabo ku byo bakora nta kurangara cyari iminota 3. Aha ni mu 2004. Mu 2012 basubiyemo ubu bushakashatsi baza gusanga impuzandengo y'igihe abantu bamaraga kuri mudasobwa zabo bashyize ibitekerezo ku kazi nta kindi kibarangaza cyari kimaze kuba umunota 1 n'amasegonda 15. Mu 2004 abantu bashoboraga gushyira ibitekerezo byabo ku kazi kubera ko nta smartphone zabagaho. Ariko uyu munsi biroroshye kuba uri mu kazi icyarimwe urimo no gutanga ibitekerezo muri group ya WhatsApp. Uyu munsi nibwo abantu bashobora kubona amakuru menshi binyuze ku bitangazamakuru byo kuri internet kandi bakayabona ku muvuduko utarigeze kubaho mbere. Abantu bafite umunaniro ukomeye mu mitwe kubera ko buri gihe uko ugiye guhindura umurimo wakoraga biba ari ikigeragezo ku bwonko bwawe. Ibyo byerekana ko imibereho yo gukora imirimo myinshi no kugenda uhagarika umwe ufata undi bikora umunaniro mwinshi mu bwonko. Iyi mibereho irasa naho tumaze kuyimenyera, gukorera ibintu byinshi icyarimwe. Ariko ni gute kandi ni ukugeza ku ruhe rwego ubwonko bwacu bushobora kwihanganira gukoreshwa ibintu byinshi icyarimwe? Iki ni ikibazo gishishikaje Bwana Stefan Buffett, umuganga w'umusirikare akaba n'impuguke mu birebana n'indege. Mu bushakashatsi amaze igihe yiga ku kazi ubwonko bw'abapilote bukora mu gihe batwaye indege. Ni ukuvuga ingufu ubwonko bw'umupilote bukoresha kugira ngo akore imirimo irenze umwe mu gihe ari mu kirere atwaye indege. Indege za kera ntabwo zabaga zifite ibyuma byinshi umupilote agomba gukoresha, kandi umupilote yagendaga wenyine akimenya muri byose kugeza igihe indege zagiye zihinduka zigashyirwamo ibyuma byinshi by'itumanaho ku buryo byanabaye ngombwa ko umuntu utwara indege bamuha abandi bantu bo kumufasha kuyitwara. Mu gukora ubushakashatsi ku bwonko bw'umupilote, Bwana Stefan Buffett yagombaga kwiga uburyo mu bwonko amamiliyari y'utunyangingo cyangwa se ibyitwa cellules nerveuses zikorana hagati yazo kugira ngo umubiri wacu ubashe gukora ibyo ukora. Niba kugira ngo uzamure ukuguru cyangwa se kugira ngo ukome mu mashyi habanza kubaho gukorana k'utunyangingo tw'ubwonko bigakora nk'amashanyarazi, uratekereza ko utunyangingo tw'ubwonko bw'umuntu utwaye indege two tuba turimo gukora iki? Ibi nibyo Stefan Buffett yashakaga kureba. Yakoresheje ibyuma bishobora gupima imikorere y'ubwonko, apima ibiba birimo kuba mu mutwe w'umuntu utwaye indege ndetse n'umuvuduko umutima we urimo gutereraho, ndetse anitegereza imyitwarire yabo igihe bari mu kirere batwaye indege, ariko bakaza guhura n'ikibazo gituma indege igira imikorere idasanzwe kandi aribo bagomba kugikemura. Bwana Buffett avuga ko nk'umuntu utwara akajugujugu aramutse agize ibibazo byinshi ari mu kirere, ahitamo ikibazo abona cyateza ibyago byinshi akaba ari cyo abanza kwitaho mbere y'ibindi byose. Ni icyemezo aba agomba gufata mu gihe kitageze no ku isegonda rimwe. Ni nko kunyerera uteruye amagi, ubwonko bwawe buba bugomba kugufasha kwita ku magi kugira ngo atameneka, ariko nanone bukagufasha kwiramira kandi byose bigasa n'ibibera icyarimwe. We atekereza ko ari uko bigenda ku bwonko bw'umuntu ufite akazi arimo gukora kandi asabwa kugatekerezaho, ariko ako kanya hagahita haza ubutumwa kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa kandi agomba kubanza kubusubiza mbere yo gukomeza akazi yari arimo. Uyu muntu aba yari ari mu kazi yerekeje ibitekerezo bye ku kazi, ariko haza ubutumwa agomba gusubiza ako kanya agahita ategeka ubwonko bwe kuba buhagaritse ibyo bwakoraga bukabanza bugatekereza kuri bwa butumwa agiye gusubizaho, ubundi akabona kuza kugaruka kuri ka kazi. Buri gihe iyo urimo gukorera imirimo myinshi icyarimwe, ubwonko bwawe bwo ntabwo buba bubikorera icyarimwe, ahubwo buba busa n'ubugenda buva ku kazi kamwe bugasimbukira ku kandi, nyuma bukaza kugaruka kuri ka kandi. Uku niko bunanirwa. Ni gute umuntu ashobora guha agaciro ibintu cyangwa se kugendera umwanya mu bwonko bwe ibintu bibiri cyangwa se birenze bibiri icyarimwe? Guha agaciro cyangwa se kugendera umwanya ibintu mvuga nibyo bita attention. Ni ugufata ibitekerezo byawe ukabyerekeza ku kintu runaka. Birashoboka kwinjiza urudodo mu rushinge ukabikora urimo no gutanga igitekerezo usobanura byimbitse ibyo urimo uvuga kuri icyo gitekerezo. Nzi abantu ashobora gusomera igitabo mu isoko cyangwa se muri gare kandi akumva neza ibyo arimo asoma akanabikunda cyane. Nzi abantu ashobora kuryama mu isoko agasinzira kandi urusaku rwaho mu isoko rukagumaho. Ibi babigenza bate?
habaho ubwoko bubiri bwa attention cyangwa se ubwoko bubiri bwo guha agaciro ibintu mu bwonko bwawe. Hari ibyitwa attention soutenue. Ibi ni ugutegeka ubwonko bwawe kumara iminota myinshi cyangwa se amasaha menshi ukurikiye ibintu runaka nta kikurangaza, ibitekerezo byawe byose biri kuri icyo kintu. Ni nko kumara amasaha 3 wumva mwarimu cyangwa se ureba filime udahindukira, utanatekereza ibindi. Ubundi bwoko bwa attention cyangwa se bwo guha umwanya ibintu mu bwonko bwawe bwitwa attention selective. Aha niho ubwonko bwumva ibintu byinshi bukanakira amakuru menshi, ariko bugakuramo ibyo wowe ushaka byonyine. Aha niho handi navuga ko umuntu ashobora gusomera igitabo mu isoko kandi ibyo yasomye akabyumva bikinjira neza, mu gihe ibyo bavugira hirya ye ashobora kubyumva ariko ntanamenye igisobanuro cyabyo kubera ko ubwonko bwe yabwerekeje ku gitabo arimo gusoma. Abantu bagerageza kuganirira mu nzu z'urubyiniro ibi ngibi barabyumva cyane. Haba hari imiziki myinshi cyane isakuza, ariko niba ushaka kuganira n'umuntu urerekeza ibitekerezo byawe ku byo muganira, hanyuma imiziki uyima agaciro. Biterwa n'icyo ubwonko bwawe bwahisemo. Uko niko umuntu aba arimo gutekereza ibindi bintu cyangwa se arimo kuganira n'abandi bantu, ariko izina rye ryavugwa gato, hagira umuntu umuhamagara gato, ubwonko bwe bugahita buhindura akazi, bugahita buva ku byo bwari burimo bukerekeza ibitekerezo byose ku izina rye kubera ko rikomojwe ahantu runaka. Imwe mu nzira nziza zo kureba uburyo ubwonko bw'umuntu budafite ubushobozi bwo gukorera ibintu byinshi icyarimwe ni ukureba abantu barimo gukora ibyitwa gusamata, jongle mu Gifaransa. Ni abantu bakina udupira turenze kamwe, akajya dutera hejuru adusamata kamwe inyuma y'akandi, kandi buri kose akagenda agasama ahita yongera akanaga mu kirere. Ntabwo ari abantu bose bashobora gukora ibi ngibi. Biriya bintu kubikora bisaba ko ugenzura 100% amaso yawe n'amaboko yawe, buri kimwe ukagitegeka icyo gikora mu kanya gato cyane kikaba kirabikoze, kandi ugahita ugihindurira akazi. Hari bamwe mu mpuguke bemeza ko abantu bakinira iyo mikino jongle bagira ubwonko bunini, kandi igice kigenga imikoranire hagati y'utunyangingo tw'ubwonko kikiyongera mu bushobozi. Iyo ugerageje kwitaba telefone urimo no kwandika email icyarimwe, ubwonko bwawe bugenda busimburanya ibyo bikorwa. Ikizabaho nuko igihe uzajya kwandika umurongo umwe muri ubwo butumwa urimo kwandika kuri email, uzatakaza ijambo uwo murimo kuvugana kuri telefone yarakubwiye. Ushobora kuzaritekerezaho nyuma gato yuko arivuze, ariko igihe yarari kubwiye uzaba waritakaje. Iyo urimo gukora ibikorwa bibiri icyarimwe, byombi bikaba bishingiye kuri zone imwe y'ubwonko, ni ukuvuga nko kwandika email no kuvugira kuri telefone, byombi bikoresha igice cy'ubwonko cyahariwe ururimi. Icyo gice cyangwa se iyo zone izarengwa n'ibikorwa ku buryo kimwe muri ibyo bikorwa kizahagendera. Iyi ngiyi igomba kuba ari imwe mu mpamvu babuza abantu kuvugira kuri telefone banatwaye ibinyabiziga. Ubwonko bw'umuntu ntabwo bufite ubushobozi bwo kubera ahantu habiri cyangwa se harenze habiri icyarimwe. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza ikintu ushaka icyo ari cyo cyose, nk'ihene cyangwa se inkoko. Icyo utekerejeho urahita ubona isura yacyo. Ngaho gerageza gutekereza ibintu bibiri icyarimwe, nk'igare n'imodoka. Noneho urebe niba ushobora kubirebera icyarimwe bihagaze ahantu hamwe. Ntabwo biri bugukundire kubibonera rimwe, ahubwo uraza kubona kimwe uhita ubona n'ikindi ako kanya, ariko kubishyira mu bitekerezo ukabibonera icyarimwe mu mwanya umwe byo ntabwo bishoboka. Ubona imodoka ugahita uyikuraho ibitekerezo ukabona n'igare. Niba ubishaka bigerageze. Mu bigo dukoreramo kenshi dukorera mu rusaku rw'amatelefone asona, ibiganiro bya bagenzi bacu n'ibindi byinshi. Ibi abashakashatsi babyita information non pertinente, amakuru atari ingenzi cyangwa se atarayibanze, ariko dufite ubushobozi bwo kubyirengagiza tukumva ibyo twahaye agaciro gusa. Ubwonko bwacu bufite ibyitwa mécanisme d'inhibition. Niba ari amajwi udakeneye yivanze mu byo ushaka kumva, ubwonko bushobora gusa n'ubuyacecekesha cyangwa se bukayima agaciro. Buri wese muri twe ashobora kuba yarigeze kubona umuntu arimo kumwitegereza, ukabona yagutumbiriye cyane adahumbya, ubibona neza ko arimo kukureba, ariko wamukoraho akikanga, nta nubwo aba yakubonaga.
amaso ye aba agutumbiriye, ariko mu by'ukuri aba arimo kwirebera ibyo arimo gutekereza. Iriya ni mécanisme d'inhibition. Izi mécanisme d'inhibition ziradufasha cyane kubera ko ubundi ubwonko bwacu bwakwicwa n'umunaniro kubera amakuru menshi. Bugiye buha agaciro ibitunyura mu maso no mu matwi byose, ntabwo bwamara kabiri. Niyo mpamvu kuba uri mu muhanda bitaba bivuze ko uri bubone buri modoka yose iri butambuke. Kimwe mu bintu byangiza iyi mikorere y'ubwonko bita mécanisme d'inhibition ni ugukora imirimo ibiri cyangwa se myinshi icyarimwe, kubera ko ubwonko bwawe buba bufite imirimo myinshi bwahaye agaciro. Ntabwo bwabona umwanya wo kwima agaciro cyangwa se kuburizamo urundi rusaku ku ruhande cyangwa se ibindi bintu ugomba kubona ku ruhande. Iyi ni indi mpamvu ituma bamwe mu bashakashatsi bamaganira kuri igitekerezo cy'uko wowe wakora imirimo ibiri icyarimwe kandi neza. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 29 mu isi bwagaragaje ko abakozi 39% bari mu kigero cyo munsi y'imyaka 30 y'amavuko, umwanya wabo munini bawumarira ku kazi. Aba nibo bafite ibibazo byinshi byo kunanirwa ku bwonko bwabo bitewe n'uko akazi kiyongeraho ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'amakuru n'itumanaho. Abashakashatsi baha agaciro gakomeye attention cyangwa se umwanya uhabwa ikintu runaka mu bwonko. Bemeza ko uyu mwanya abantu bakwiye kujya bawuha agaciro gakomeye. Babyita donner l'attention à notre attention. Abashakashatsi bigisha abana uburyo bwo kumenyereza ubwonko bwabo guha agaciro ibifite agaciro, nubwo ku ruhande haba hari ibindi. Mu rwego kandi rwo kumenya guha agaciro ibikorwa runaka mu bwonko bwabo, buri gikorwa kiba gikwiye gucibwamo ibice byinshi. Bemeza ko kubwira umwana ngo ajye gutunganya aho arara, kuri we byumvikana nk'akazi gakomeye, akaba yanakubwira ko atabishoboye kubera ko azi ko gukora isuku ari iby'abantu bakuru. Ariko iyo umwigishije umukino bakina bafata inkweto bakazitondeka ahantu hamwe ku murongo, imyenda nayo bakayishyira ukwayo, imeshe ukwayo, itameshe ukwayo kandi izinze, umwana ahita abikora yishimye kubera ko yumva arimo gukina, nyamara akabatunganije aho arara. Ni nk'uko umuntu yagusaba kumwandikira urupapuro rumwe, warurangiza akagusaba kumwandikira urundi rumwe, ukaza gusanga wamwandikiye igitabo cyose. Ni uburyo bwo kugabanya ingano y'umurimo ubwira ubwonko ko bugiye gukora akarimo kamwe kandi gato, bityo bukerekeza ibitekerezo byose kuri ako karimo gato, wakarangiza ugatangira kandi. Abashakashatsi mu mikorere y'ubwonko bwacu bavuga ko ari byiza cyane ko ubwonko bwacu buhabwa umwanya wo kuruhuka. Gukoresha cyane ikoranabuhanga ry'amakuru n'itumanaho nka za smartphone bibuza ubwonko bw'ababikoresha kuruhuka uko bikwiye, nyamara mu bwonko bwacu habamo igice gitegetswe kuruhuka bihagije. Ni igice cy'imikoranire y'utunyangingo tw'ubwonko cyitwa réseau par défaut. Réseau par défaut ni ihuriro ry'ibice byose byo mu bwonko, kikaba gifite inshingano zo gukora igihe ubwonko nta kazi bufite ko gukora. Iyo wicaye ahantu hamwe nta kintu urimo gukora, nta kintu cyihariye urimo gutekerezaho, ahubwo urimo gutekereza kuri buri kintu cyose amaso n'amatwi byawe bihuye nacyo, mbese nta kazi ufite, kiriya gihe mu bwonko bwawe réseau par défaut niyo biri mu kazi. Professeur Francis Eustache ni umwarimu muri kaminuza umaze igihe akora ubushakashatsi kuri iki gice cy'ubwonko. Ni uruhererekane rw'ibice by'ubwonko rugira uruhare mu kudufasha kwibuka. Ni nk'ikiraro hagati y'ibintu byabaye kera, ibiri kuba ubu ndetse n'ibizaza. Ni uruhererekane rw'ingirakamaro mu kudushyiramo umuryango mugari. Niyo mpamvu iyo hari ikintu ushaka kwibuka, bigusaba kwikura mu mutwe ibindi bintu cyangwa se ukagerageza kwirengagiza ibindi bintu watekerezaga, ahubwo ibitekerezo byawe ukabyerekeza kuri icyo kintu, nibwo ukibuka. Niyo mpamvu nubona abantu barimo kugerageza kwibuka ikintu, uzababona bararamye barimo kureba mu gisenge, barimo kugerageza gushyira ibindi bintu byose ku ruhande, ibitekerezo byose bakabyerekeza ku kintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma bibuka icyo kintu. Ikibazo cy'iyi réseau par défaut ni uko ititaweho iteza ibibazo bikomeye. Nifatwa n'indwara zangiza ubwonko ahanini zishingiye ku kwibuka nka Alzheimer, depression, schizophrenie, autisme n'izindi. Ikintu gikomeye cyangiza réseau par défaut ni ugusaba ubwonko bwawe gukora imirimo myinshi icyarimwe. Inzira nziza yo gufata neza iki gice cy'ubwonko ni ukumara igihe runaka witandukanije n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitanga amakuru n'ubutumwa nka telefone, mudasobwa cyangwa se ibindi bikoresho bitanga amakuru menshi icyarimwe kandi mu gihe gito.
gusa hari ikibazo, ntabwo ibi ngibi ari benshi babishobora. Benshi muri twe aramutse amaze amasaha 24 adakoresha telefone cyangwa se adasoma email, batekereza ko baba bameze nk'abafunze, ko ahantu runaka byacitse akaba atabimenye. Gutekereza ko wasigaye inyuma y'abandi byonyine bishobora kukunaniza mu bwonko kurusha uko wari kunanizwa no kubonera amakuru menshi icyarimwe. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro, reka noneho tuvuge ku buzima. Urukingo rwa mbere umuntu afata akimara kuvuka rukazamurinda mu buzima bwe bwose kandi rukamuha ubuzima bwiza ni amashereka. Iyo umwana akigera ku isi aba agiye kumara amezi menshi afite ubuzima bworoshye butagira ubudahangarwa nk'ubw'abantu bakuru. Amashereka ya nyina niyo amuha ubudahangarwa buzamurinda kurwara indwara zose zije mu gihe azaba ataragira ubudahangarwa bwe. Umwana aba agomba konka mu minota 30 ya mbere akimara kuvuka, kandi mu mezi 6 ya mbere umwana yonka amashereka yonyine nta kindi avangiwe habe n'amazi. Amashereka aba agizwe n'intungamubiri zirenga 200. Gusa izi ntungamubiri ziyarimo zigenwa n'umubyeyi bitewe n'ibyo arya. Uko arya indyo yuzuye niko agira amashereka nayo agenda ahinduranya ubwiza bitewe n'ibyo umwana akeneye. N'uburyohe bwayo ubwabwo bugenda buhinduka bitewe n'ibyo umubyeyi yariye, bigatuma umwana amenyera uburyohe butandukanye. Amashereka abamo intungamubiri zituma utunyangingo tw'umubiri w'umwana tugira ubudahangarwa. Abamo ibyitwa anticorps birinda umubiri w'umwana kurwaragurika. Abamo imisemburo ituma umwana akura ndetse n'ibindi byinshi. Amashereka ya mbere bita umuhondo ni meza cyane ku mwana kubera ko aba afite intungamubiri zuzuye zimukwiriye. Amashereka yonyine arahagije kandi yujuje intungamubiri zose umwana akenera igihe atararenza amezi 6 uhereye igihe yavukiye. Nta mpamvu n'imwe ikwiye kukubuza konsa umwana wawe igihe hatari ikibazo cyagaragajwe na muganga. Niyo waba utagendanye n'umwana wawe, ushobora kumukamira amashereka aza kunywa mu gihe udahari, ariko ibi ngibi ukabikorana isuku nyinshi cyane. Ukayakamira mu kintu cyogeje cyujuje ubuziranenge, nawe ubwawe mbere yo kuyakama ugakaraba intoki n'amazi n'isabune. Konsa umwana mu buryo bukurikije inama ugirwa n'abaganga n'abajyanama b'ubuzima nicyo gikorwa cya mbere gifasha umwana kuzakura neza, haba mu gihagararo no mu bwenge. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC.